hanyuma kuri Samusuri mwakunze kuvugwaho ibintu byinshi na Samusuri ariko ntagiye mwize kujya mu rukundo na Samusuri. Samusuri ni umuntu twakoranye nyine urumva timu yacu yarasenyutse we turagumana urumva ko ni umuntu twamenyanye kuva kera ni umuntu yakoranye na sisa wanjye dongo yari umuntu umeze nk'uwo muri famiye tujya gukina tuziranye bigatuma mwisanzuraho cyane ariko ntago nigeze njya mu rukundo na Samusuri. ZOOM TV24 Kaze nanone kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira no kudukunda umunsi ku munsi muduha ibitekerezo commentaire ku byo dukora ndetse no kuduhwitura ku byo tudakora neza. Iyi ni ZOOM TV nk'ibisanzwe ntitwabura kubibutsa gukanda kuri subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo mujye mubona amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi twamanutse twabazaniye umutumirwa ni umuntu musanzwe muzi ariko ntago yabura gutangira atwibwira. Reka tumaze tumuha ikaze kuri mikoro za ZOOM TV. Kaze. Muraho neza? Muraho cyane. Abantu benshi tukuzi kuri Mukarujanga no ku yandi mazina menshi araho nabonye utubwira ngo na mazina 7 cyangwa 8 hari interview niba yose uri yatubwire. Reka tuguhe ikaze utangire wibwira abadukurikiye. Mukamujamare ya sente arindwi sunda yibuka ndibuka Mukarujanga nibuka Marita nibuka Jani nibuka Maria na Tafu. Yes, Tafu niryo rishyashya nanjye niryo nshakaga cyane. Ni umuntu w'umusitari ni umuntu amenyekanye cyane muri industry ya filime. Reka tuganire ariko mbere yuko twinjira mu kuganira tugusanze uri gucuruza hano wabaye rwemeza mirimo. Yego byabaye ngombwa. Abadukurikiye banza babwire mu buzima musanzwe uretse mu gukina filime ukora iki. Ngiye nabyiboneye ariko sangiza abadukurikiye icyo mukora kugira ngo nakore marketing wenda. Ikindi nyine ndacuruza ibintu bisanzwe by'ibiribwa imiceri za kawunga ibintu nk'ibyo nyine bijyanye n'ibyo mu gikoni amafarini nako byinshi n'amasabune ibintu nyine bijyanye na butike kwa. Yes, Tafu Mukarujanga ni umucuruzi ukomeye ni umushabitsi nyuma yo gukina filime. Hanyuma ibi bintu bifatanye ute no gukina filime? Bifatanya ntago bigoye ntago nkora njyenyine sabo dukorana iyo nagiye nyine muri tournage ndatonsingo ntabikora byose rero. Hanyuma Mukarujanga reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Ku batakuzi cyangwa ku bagiye kukubona mbere birashoboka nubwo uri umusitari wamenyekanye mu mafilime menshi ariko wenda hari abakunzi ba ZOOM TV bari bukubone bwa mbere. Mukarujanga nk'umukinnyi wa filime nk'umusitari nk'umuntu wamenyekanye cyane muri industry ya filime wisanze ute muri iyi industry? Ukuntu nisanzemo rero navuga ko ari ibintu byantunguye kuko ntago nari nabiteguye narabyifuzaga ariko nari ntarabisaba cyangwa ngo byafurayingemo umuntu gusa mbonye umuntu wandikaga filime nyine ambonamo impano niko navuga aramporopoza ko dukina ndavuga nagerageza mwabona mbishoboye ngakomeza dukinnye rero biba gutyo turakomeza. Umukinnyi byitwaramo neza. Icyo gihe buriya ni nka ryari ndumva icyo gihe ushaka wari ukiri muto cyangwa ukiri umukobwa w'inkumi urakibuka warinjiye muri industry ya filime ryari? Yego natangiye 2007 na 2006 2007 hagati aho numva filime yacu ya mbere yarasohotse 2007. Hanyuma uwo muntu abikuganije ashingiye kuki? Yarashingiye kuko yabonaga uri umuntu munini cyangwa mwari musanzwe muziranye akubonye muri kuganira cyangwa se akubonye mu bindi bikorwa yumva ushobora kuba umwactrice mwiza?
hari filime zindi zacaga kuri televiziyo ziriya bakinagamo ba Kanuma zitwaga gutera, ntabwo nibuka neza, zari za ke sosiyali. Akenshi rero amarepetisiyo bayakoreraga mu rugo iwacu, harimo mukuru wanjye wakinagamo. Ubwo rero nyine arambona aravuga ati niyo yarabonye uburyo nkunda kureba filime ahari akabona ko mba ndi kubyigiramo, amporopoza gutyo nta kindi kintu, kuko banarepeteraga hawo nanjye ndi mu byanjye. ubundi Mukarujanga kenshi abantu abakinnyi b'amafilime cyangwa abantu kugira ngo abe umusitari cyangwa yinjire mu kintu runaka, filime, ubuhanzi, hari umuntu aba akunda umwensipira cyane cyane, agahora avuga ati mu gihe atarabyinjiramo ati ndashaka kuzaba nk'uyu muntu. Ese we byaba byaragenze gutyo? Hari umuntu wareberagaho ku buryo kuva na kera wumvaga ushaka akaba ari wakwensipiye kwinjira mu bintu byo gukina amafilime? Nari mfite abakiteri benshi nkunda, narabikundaga kuko kuva kera narebaga filime, ariko kuva ndi mutoya niga nko mu wa kabiri segonderi nakundaga umukinnyi wa filime witwa Julia Robert. Nawe nyine nabonaga ibyo akora ari byiza, nkumva bibaye ko mbikora, cyane ko amafilime yari ataramamara cyane mu Rwanda, ntabwo nari kubitekereza cyane, ariko narabirebaga nkumva ndabikunze, nanjye mbikoze. Cyane cyane ko no ku mashuri iyo twakinaga amateatre, iyo habaga hari teatre nakinagamo. Urumva ko rero byari ibintu biri mu maraso. Hanyuma wakinnye amafilime menshi, uraza kuyatunyuriramo, wenda wasanga hari nayo utakibuka, kuko njye nkuzi kuva kera mu mafilime nkiri muto, ariko ni nko mu Rwanda mbere tubwiye ko ari Robert wakwensipiraga, noneho mu Rwanda ninde muntu wumva koko uba ushaka kugera mu kirenge cye, cyane ko uracyakina kandi hari urwego ushaka kugeraho? Mu Rwanda ninde mukinnyi ukina ukumva nibyo koko, kumva urabikunze, kumva ushatse no kuba watera ikirenge mu cye? Mu Rwanda ntabwo nabitekerejeho cyane ko nk'iraririye dusa nkaho ari twe ba mbere twakinnye filime. Ubu rero biragoye kugira ngo ubone umuntu wakinnye nyuma yawe uvuge ko wamwigiraho. Ibyo nkora nyine mba nshaka ko biba byiza kurushaho, gusa naba mbeshye mvuze ko hari umuntu unyensipira mu Rwanda mu gukina filime. Uri umusitari, burya uri umusitari. Ntabwo ariyo mpamvu, ntabwo nigeze mbitekerezaho. Ntabwo mvuze ko nta bakinnyi beza bahari, barahari, gusa ntawe ndeberaho ibyo nkora. Hanyuma hari icyo nari ngarutseho mu kanya, ubu waba wibuka umubare w'amafilime wakinnye kuva watangira wakinjira muri iyi industry yo gukina amasinema? Ndakeka ndumva ntabwo ari nyinshi cyane, dore ko twagiye dukina iz'uruhererekane, ariko ubundi ntabwo ari nyinshi cyane. Twatangiye dukina iriya seri yitwaga Kataramagara, dukomereza kuri Zirara Zishya, hagati aho ariko nakinagamo amafilime arangira, hariyo nakinnye ngo amarira y'izuba, ibintu nk'ibyo. Nkina n'Inzira Ndende, nkina no muri sitimedi gakeya, utuntu nka tungahe. Ubu ndi muri Mahindu, numva ari izo nibuka. Numva urugendo ari rurerure muri filime, warazikinnye, ufite ubunararibonye. Ese mu gukina filime kwawe ni iyihe filime wakinnye ukavuga ati iyi filime koko yaranzamuye, cyangwa iyi filime yageze ku nzozi zanjye? Urebye dutangira n'ubundi ntabwo nari nizeye ko urwego twagezeho ari rwo twari bugereho. Niba bwari ubwana, ntabwo nabigiyemo nyine numva ari ibintu biri aho bitagira, ariko maze kubigeramo nibwo nabonye nyine akamaro kabyo, nibwo
nabonye ko atari ibintu nyine biri aho bisanzwe by'abantu bose. Zirara zishya. Iryo wakinanye na Samusuri harya niyo zirara zishya? Nyine twahereye kuri ntawe umenya aho bwirageze dukora zirara zishya. Zirara zishya ndatekereza ko ariyo witwaga Mukarujanga. Tugize umusitari. Zirara zishya urumva nayo yakuzamuriye izina. Niyo ariko yari irimo n'amasene akomeye nka sene wakinnye ukavuga ati sene irangoye wakinnye ukumvira kugoye ku buryo nawe ugiye yitekerezaho ukavuga ati iriya sene yari umwihanduza cumu ni nk'iyihe? Ahantu bari nagombaga kumena akanyonga isosi mu mutwe byaragoranye cyane kuko twabikoze inshuro nyinshi kuko nari nabuze aho mbihera kubera ko urabona ndi umuntu mukuru n'iki nyine byarangoye ariko finally biba ngombwa ko tubikora. Iyo niyo sene yakugoye. Hanyuma sene yawe yaragushimishijeho na n'ubu wicara ukavuga ati iriya sene nayikinnye neza pe kandi byagenze neza nk'uko nabyifuzaga yaba ari iyi? Amasene menshi ko byangora byangora kwibuka ngo iyo nakinnye neza ni iyi. Wakinnye mu masene menshi birumvikana menshi buriya yarakuryoheye niyo mpamvu gucuza ngo ukavuga ati iriya niyo mpamvu byakugora. Hanyuma Mukarujanga gukina ndakwita ka kazina kuko nari Mukarujanga atapfuye gukina filime urumva ubikinnye imyaka myinshi ni iki gifatika waba warakuye mu gukina filime ku buryo uri proud yacu cyangwa ku buryo n'abandi babyifuza byaba motive? Dukina iriya filime rero nari ndangije segondere nyine muri iyo myaka. Ikintu byamfashije ni uko nabashaga kwirihira minerivare rimwe na rimwe mfatanyije n'umubyeyi wanjye ariko ukumva ko ari amafaranga aje akagira akamaro niba abasha kutwishyurira n'igihembwe kimwe cyangwa umwaka mbarumva ari ikintu gikomeye. Simvuze wenda ko iyo ntayikina ntari byige ariko nabyo byaramfashije. Hanyuma se iyi business yawe iyo ntabwo yaba yarashibutse mu gukina filime? Yego nabyo nyine biba birimo kako nta handi nigeze nkora ngo mvuge ngo nahakuye igishoro ni muri filime gusa fatanyije n'umubyeyi wanjye nyine ko turakorana ibintu byose. Nibyo navugaga wakinanye n'abantu benshi batandukanye bafite imico itandukanye. Ninde mwakinanye akagufasha kwinjira muri mood yo gukina neza cyangwa se ukamukoraho experience nyinshi ku buryo na n'ubu uvuga ati uyu muntu namwigiyeho byinshi muri iyi industry ya filime? Dutangira gukina rero nakinanye n'abantu bari babise ba Nyirakimonyo ba Nyirankende ni nabyo byamfashije kuko nabareberagaho nkabona urebye ubundi ni nabo nareberagaho nkabona ukuntu bakina ibintu bari naturere bakundanye. Urebye nyine navuga ko ari Nyirakimonyo cyane twatangiye gukina ari mukuru wanjye na ba Samusure yari timu nyine ubona ifite ubumwe ifite abantu b'abahanga bazi gukina burya nyine no gukorana n'abahanga bituma nawe umuhanga kuko ndakeka ko iyo nkinana n'abantu bari aho cyangwa badafite ubumwe ngo bagukwishure bakubwire ngo ukora gutya cyangwa nabo barebereho ntaho nari kugera. Mu bantu bagufashije wavuzemo benshi ariko barimo na Samusure niwe nashaka kunagarukaho. Ni umuntu mumaranye igihe mwakinanye byinshi na n'ubu mukiri kumwe. Samusure nicyo wamuvugaho mu magambo make nk'umuntu mumaranye icyo gihe na n'ubu mukiri gukinana cyane cyane bisanishije nyine n'ubuhanga afite mu masinema? Samusure rero ibintu namuvugaho ni byinshi
ni umuntu ugira umwete, ni umuntu udacika intege, ni umuntu ntabwo ububasha afite n'ibyo akora biratandukanye. Afite ububasha buke ariko akora byinshi. Ni ikintu rero mureberaho nkavuga nanjye nagera aha, kuko n'uyahera kuri bike afite akagira ibindi akora. Hanyuma kuri Samusuri mwakunze kuvugwaho ibintu byinshi na Samusuri ariko ntagiye mwize kujya mu rukundo na Samusuri. Abantu benshi bajya babyibazaho na n'ubu. Arakunze bivuga gute ntabwo Samusuri ni umuntu twakoranye, nyine urumva timu yacu yarasenyutse, we turagumana. Urumva ko ni umuntu twamenyanye kuva kera, ni umuntu yakoranye na sista wanjye, donc yari umuntu umeze nk'uwo muri famiye. Tujya gukina tuziranye bigatuma mwisanzuraho cyane, ariko ntabwo nigeze njya mu rukundo na Samusuri. Abantu benshi n'ubu ntabwo barabyemera neza. Bamwe bati iyo murangije gukina filime mujya muriherera mugakora n'iby'abantu bakundana. Twasangira icupa wenda, ariko birangiriraho ngaho kabisa. Mwasangira icupa ariko ibindi ni uko mwabaye nk'abavandimwe, abantu bakabibona gutya gusa. Hanyuma iki kibazo cya Samusuri abantu batwumva badukurikiye bibazaga ko muri nk'umugore n'umugabo ubwo babyumve ntibazongere kujya babaza ibintu nk'ibyo. Hanyuma Samusuri na n'ubu muracyari kumwe rero kuri Mahindu. Mahindu niyo igezweho, Mahindu, kandi Mahindu wagiye kwinjira muri Mahindu umaze iminsi usa n'utakigaragara muri iyi industry. Ubundi aguhamagara bwa mbere muri ya Samusuri cyangwa se ni nawe ubu witwa Mahindu Ernest, wabyakiriye ute cyane nk'umuntu wari umaze iminsi utakiri mu bintu bya filime? ntago akunda ibintu by'inyungu, ntago abiganira kuri telefone. Yarampamagaye arambwira turabonana, nyine abimbwiye rero hari amafilime menshi pe bari bamporopoje gukinamo, ariko nkumva ntago ndimo neza. Abimbwiye rero kubera n'ukuntu abafana nyine bari bamaze iminsi badusaba ngo twongere dukore, anambwiye ko tuzakina n'abakinnyi bacu ba kera benshi. Numva ibyo ari byo byose ni ikintu kizagira ingufu, kuko hari ukuntu ushobora gukina ukisuzuma, hari n'ukuntu uvuga uti hano nimpakina ndatera imbere. Muri urwo rwego rero nahise numva ko tugarutse, nyine ko tugiye kongera. Hanyuma ubwo mwarabiganiriyeho, hanyuma kubwira ko ugiye kuba madamu we, noneho n'ikirenzeho ari umusazi, reka mbyite gutyo, nubwo afite uburwayi bwo mu mutwe. Afite uburwayi bwo mu mutwe. Icyo kintu cyo ntabwo cyamaje kukugora kuba ugiye gukina uri madamu w'umugabo ufite icyo kibazo? Ubundi urebye muri iki gihe nari maze nari no kwiga aho bizamo, avuga uti nshoboye iki, nakora iki, ibi byanze. Ariko yabimwe maze kumenya ko ndi umukinnyi, nta role nta kintu, numva ibyo ari byo byose ngomba kubikina, kuko nawe yemeye kuba umusazi, nuba kuba umugore w'umusazi ntacyo byari kuba bintwaye. Ndavuga nabikina neza ndabikina, kuko burya nta muntu wikinana. Iyo umukinnyi wundi ari mwiza nawe uba mwiza. Nta role rero yananira gukinana na Samusuri kuko ni umukinnyi, twaramenyanye. Hanyuma Mahindu ubu mugeze muri season ya kangahe na episode ya kangahe ku bantu n'abantu badakunda kuyikurikira bakumbuze ibyo muri gukina ubu ngubu, kugira ngo nabo bagere kuraje kubikurikira umunsi ku munsi, bamenye ko aryama azi ko atagomba kuryama atarebye kuri Mahindu? Turacyari muri season ya mbere, tugeze kuri episode ya 29.
ni filime iryoshye, irimo abakinnyi abakunzwe n'abashyashya babizi cyane, mugomba kuyireba. hanyuma agace kakuryoheye noneho muri Mahindu, mbere nakubwiraga muri rusange ariko ubu ni Mahindu igezweho, agace kakuryoheye ku buryo uvuga ati aka gace nawe ukicara cyangwa ugaseka wategereza ati biriya bintu nabikiniye gute, biriya bintu ubu ni izihe mbaraga zamfashije kubikina, kaba ari akahe? Muri Mahindu rero irimo action, irimo ibikorwa cyane, nyine irakinitse. Hari nk'ahantu nari ndi kwiyama umuntu wavuga ko ari umu ex-fiance wa Mahindu, naravuze bishobora kuba biri kuza ko hari ibintu byananiraga nko gushira isoni n'iki ariko muri iyi narabikoze murabiremera, kandi noneho ni umukobwa w'inshuti yanjye cyane, ntabwo twajyaga dushobora gukina ibintu dutongana cyangwa tuvugana nabi, ariko nyine ubu ngubu twabaye abaporofesiyoneri, twarabikiriye mbona bibaye byiza. Tafu ubu ngubu ni tafu nibyo rigezweho, umaze kugira ubunararibonye mu gukina filime, ni iki wabwira nk'urubyiruko rufite inzozi zo kuzaba abakiteri n'abakitrise beza kuri ubu ngubu ariko batarinjira muri iyi industry? Abantu rero batarinjiramo, harimo ibintu byinshi bivugwamo byerekeranye na ruswa n'ibiki, ariko ubundi mbona umuntu yashatse kuguha akazi kuko ni impano yawe uba ugiye kumuha, nta mpamvu yo kumuha ruswa iyo ari yo yose. Niba yumva yagukinisha, yagukoresha muri filime, nagukoresha umuha impano ye nawe akwishyura, numva ari ibyo ngibyo. Ibindi bya ruswa ngo umuntu muraryamanye kugira ngo agushyire muri filime umuhaye amafaranga, oya, niwe ugomba kukwishyura kuko ni akazi, ni impano yawe. Biravunereka nubwo abantu batubona bakabona ngo turyayo ubusa, ariko tuba twavunitse bwo kwishyira muri mu ishusho y'undi muntu, kandi ukagomba gukora ibyo bakubwiye ngo ukore, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. hanyuma tugana ku musozo, hari akantu ukomojeho ka ruswa y'igitsina ikunda kuvugwamo hariya, ese koko ibivugwa nyine nibyo koko ibamo, cyangwa niba bandi nyine babona ibintu nk'uko nakubwiye abantu bavuga ibyawe na Samusuri bakabivuga uko bitari nabyo, cyangwa nuko bivuga uko bitari, ntabwo icyo kintu kiba muri industry ya sinema? Nibamo, kuko burya rega ikintu kivugwa cyabaye, barabikora, yego si cyane ariko harimo ababikora. hanyuma ko winjiye muri filime ukiri muto, iyo kese ntabwo waba warahuye nayo mu bagabo cyangwa abasore bakakwendereza kugira ngo bakwinjize muri seti ikaze cyangwa muri filime ikaze, ati urabanza tubwire kuri iyo ngingo? Oya, ngiye kuko bwa mbere nkora nyine nakoranye n'umuntu, ni umupapa ameze, yari akomoka hamwe n'ababyeyi banjye, urumva rero nyuma rero abandi nagiye nkinira babaga bashimye tara yanjye, nta kintu bari kumbwira, twavuganaga amafaranga nanjye nkabakorera akazi. Iyo kese ntabwo wigeze uhura nayo? Aya ntabwo nigeze mpura nayo. Turakoze cyane kuduha umwanya tukaganira, twizeye ko uzongera kuduha undi mwanya. Ariko ntabwo nagenda ntakubajije mu buzima busanzwe ko uri kubyibuha cyane bimeze bitura cyakora agasiporo. Ejo bundi hari igihe Mahindu yavuze ati buriya nubwo anduta gutya ariko ntabwo namusha gukora siporo cyangwa arazigabanyije. Ndazikora ariko nyine umubiri wo uzushatse cyangwa nuko nikubise cyane sinanga. Byashoboka. Iyo mbona umwanya njya muri jimu, ariko ubundi nkunda koga, niyo siporo yanjye ubundi. Aha nyose mu rugo ho bimeze bita amakuru y'umwana wawe, harya n'umukobwa n'umuhungu? Ameze neza, arangije uwa kabiri w'ikiburamwaka. Umukobwa yabaye inkumi. Reka rero dusoze, ubwo bene nakagaruka, ariko ngo usigaye na manager w'abahanzi.
ibyo byo nabyo birahari usibye ko mfite umuhanzi umwe kuri ubu ariko turashaka gukora rebo ku buryo tuzagira n'abandi benshi bari kuzamuka. Ibyo bintu se wegeze ubikoraho cyangwa umuntu ubwo uri kubitangira? ubwo ndi kubitangira. Ku managingi witwa nde? Ku managingi witwa Tuboy. Ubwo nizere ko nawe n'umuhanzi wawe nzaza mukaduha ikiganiro kuri ibyo bikorwa ukatubwira n'uburyo ubigenza na experience bifitemo. Karibu muzaze. Urakoze cyane. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.